wiyijeje humura humura ndahari kandi humura wiyijeje kandi humura pe humura ndahari kandi ngomba kugufasha njye n'umuryango wanjye tukagufasha nta kibazo uzagira rwose sisita wanjye nubwo kuzira ndabizi ko nta kibazo humura wirira ngwino ariko wowe kuki gusuzugura abantu kuko abantu bose uzajya ubasuzugura ubundi se karani kandi ko kwiriza hano ni iwabo twamugize nk'umwana wa hano waramundutishije erega uri no kumubaza nta n'isoni bite se mwana fresh nabuze bya hatari twarabonye bya dadi warabuze kabisa wagira ngo sinzi iyo wagiye kabisa ahubwo se waburiye twaherukanaga ejo bundi turi kunywa byeri ariko warazihishe aha niba baragenda ugakora akazi ukabura bya hatari muri iyi minsi mwana umuntu aba yiyongera ariko mwana shema hari ikintu nibagiwe kukubwira mu rugo hari umukobwa mwiza mana ndamugusireka ni mwiza byatari n'umubona nawe uzahita uva mu byanga ni mwiza byatari ku buryo yacu turazi iki ntabyiza ndazi kureba none ni mwiza byatari wowe mana ndabigutuye ni mwiza pe ni mwiza byatari mana buretse nuza kunsura mu rugo nawe uzamubona uhita uvuga ati ndemeye kabisa ahubwo reka dupange duhuza muri iyi minsi ni mwiza cyane ariko ni ntakogwaho kabisa kubera iki mana ibyo ndabigutuye ni mwiza ariko biragoye pe biragoye kumugeraho ahubwo reka tube twigendeye ese darebe ibintu nagutumye byagenze gute ibintu wantumye se rero nanjye ntabwo ari njyewe urabona Jado iwawe afunze umutwe bya hatari gusa nabimubwiyeho numva yica ku ruhande nyine nkagerageza kubimwumvisha akabica ku ruhande ngo ntabwo akigushaka mu buzima bwiwe ngo waramuhemukiye ariko mba mbona ikibitera reba uriya mukobwa witwa Gogo hano mu rugo yego ndamuzi kugira ngo uramuzi nimba ari usigaye bitera nsigaye mbona barebana ukuntu asigaye yitwara nawe biba bingaragariza ko n'ubundi nyine ashobora kuba yarakuretse kubera we sha nyine hari igihe naje gusura hano mu rugo ndaza nyagera nsanga Jado yicaye n'uwo musisita ndamubwira kuko namuhamagaye kuri fone inshuro nyinshi namubuze ndamubona se kuki usigaye nguhamagara ukanga kunyitaba n'uyu muntu usigaye waransimbuje ku buryo ngira nta n'ukamfita nk'abutanze ahita ambwira ngo iby'uwo musisita ni imbere cyangwa ntabwo bindeba yandamwihorera nyine tu sha rero ukuntu ibintu bimeze ndi kumva finali nta kintu nagufasha kuko nanjye nubwo ndi hano nsigaye mbona ndutisha uriya mukobwa kandi ntabwo wakumva ukuntu noneho mwanga ntawuvugana n'undi ntawuvugana n'undi rumwe nyine ubu tubana gutya tuzirana dushiburana gutyo bikarangira nuko bimeze mbese sisita maze biteze se nimugoroba ku cyuho utashye byagenze ni akazi kenshi akazi kenshi se mana hari igihe utaha nijoro ugasanga inyuma yatwishe mu rugo nsigaye naha ugasanga ni ibibazo nsigaye naha nijoro nkabura n'umwanya wo kwicarana nawe ngo tuganire hari ikintu kimaze iminsi kimbangamira iki se kandi uzanye ibibazo byawe kandi nawe mana
nyine natahabwije nkabura ukuntu twaganira pe gusa birambangamiye. None se uriya mukobwa ubwo bimeze biti? Gogo gusa nawe kuko wajya ugabanya ibibazo byawe Kuva yaza mu rugo urabizi neza. nivuganira n'umukobwa ngo gutya na gutya. Nese kuva yaza mu rugo hahora umwuka mubi ntituvuga rumwe. Uratangiye. Reba nk'ube ejo bundi yanzaniye amata nicaye muri salo Hakumbaza arangije arayamena ashaka no kuyamenaho. ubuse kuki ejo bundi nakubajije impamvu watashye bwije ibyo uri kumbaza iki? Uye ariko ibyo ngibyo byo gutaha bwije ni ikibazo cy'akazi. Ni amasaha y'akazi nibwo kaba karangiye ngataha. Ndumva nta kibazo rero wabigiraho ahubwo wansobanurira uriya mukobwa we bimeze biti cyangwa nzaruvemo nka mushiki wawe rusigaremo cyangwa ibyo uriya mukobwa byo byihoreye. oya buri gihe usigaye ubica ku ruhande kandi nsigaye nkureba nkabona harimo akantu. Akahe kantu usubona kandi ntabwo ubugambo bwawe. Oya ibyo ngibyo rero wowe ubica useka ku ejo ruhande. nakubajije impamvu watashye Oya bwije. ibyo ngibyo ubica ku ruhande nibyo bituma atanyumva mu Icyo rugo kiganiro- yigize nka nyiri rugo. icyo kiganiro kubera iki? ukihoreye. Oya nsubiza cyangwa nduvemo urahitamo nduvemo Nuse arusigaremo. uzasiga mu rugo honyine kubizi ko tubana. None ko mundutisha guteze ndashaka kumenya impamvu ahubwo nibutse ikindi kise kandi uratangiye kubera icyo ukomeza kubabaza undi mwana indese mboganye. mana yanjye ugaruye uriya mukobwa kuko nyine wabonye Gogo nkahora kuki ugaruye uriya mukobwa wabonye Gogo wumva ko nyine ko ibintu byose twarangizanyije ko uriya mukobwa umugaruye gute se umugaruye gute usigaye umurutisha waretse tukaganira ibyo mu rugo koko uriya mukobwa ukaba umwihoreye. hari akantu bavuga ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga ngira ngo uri kubyuka. njye sinakwigera ndota gusubirana na Morgan bro nyamara uri mu buyobe mba mbibona. ntabwo byakunda sinasubirana nawe. uri mu buyobe kandi urabizi ntabwo nakugira byararangiye nka musaza wawe gusa ndabizi uri sister wanjye ariko gusubirana nawe rwose ntibyakunda pe. sawa rero nimba ariko wabise ubwo nta kundi reka tujya mu rugo rero dukora indi mirimo yo mu rugo. Meze neza ko wicaye hano si imirimo wayisoje. imirimo senda umukozi wawe mu rugo uzi ko umaze kwibona harya uvukaye kademi wambuka se arakureba nyine kavukire yawe ni hehe waturutseho ubundi wambuka ntabwo hakureba nyemba mbona ako buriya ntabwo uri ikinyendaro naba cyo se birakureba ndabona usa nkacyo pe niyo naba cyo kuko imyumvire yawe na disipurine iri hafi ya nabi si ubundi warize undushikira warize nakwiga si bikureba ako ndakureba n'ubundi nkabona isura yawe na disipurine